ngo ndi Kimara ngo ndi ingagi yatorotse parike ari ngo ndubivuga abana banjye narapfuye ndazuka ndara mu burugiro maze nka gatatu ndazuka mbese mera nk'ikintu cy'ikirimanzwa ndavuga mvugira uburimiri. uyu mubyeyi muri kubona yitwa Nyirategekimana Jacqueline ni umubyeyi utuye mu murenge wa Maranyundo uherereye mu karere ka Bugesera aho ni mu ntara y'Iburasirazuba. nk'uko mwabyiyumviye mu by'ukuri abivuga mu kiganiro yatanze cyangwa se muri ino video mbanje kubereka, uno mubyeyi aduha ubuhamya bwe bw'ukuntu yapfuye akamara iminsi 3 muri morgue akaza kuzuka. ariko none igitangaje mu buryo bwe mu kuzuka kwe ngo yaje afite isura nk'iy'ingagi, aza no kuvuga mu by'ukuri ari ibintu abigoye. wenda kuri ubu murumva yuko atangiye kumenya kuvuga kuko avuga ibintu tukabasha kumva ibyo avuga, ariko ngo muri icyo gihe yazutse mu by'ukuri asa nk'ingagi ndetse no kuvuga ari ibintu bimugoye, ariko akagira ati muri icyo gihe no mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se mu mutwe numvaga bitameze neza. akatubwira ko aricyo cyaje gutuma ngo akimara kuzuka abavandimwe be ndetse n'abana be uko ari 2 bose bamuta bakigendera. yatubwiye yuko umwana we mukuru ubu ngubu abyaye 6 ndetse n'umwana we wa 2 nawe abyaye 3. aba bana bombi ni abakobwa, ariko umukuru ikintu cyaje kutubabaza, ikintu cyaduteye agahinda nuko umwana we mukuru ari we uwo ubyaye 6 ntaraza kumwereka abuzukuru ndetse n'umukwe we ntamuzi, ariko ikirenzeho nuko uyu mwana mwirengagiza kandi mu by'ukuri afite ubushobozi bwo kuba yamwitaho. yatubwiye ko uyu mwana we mu by'ukuri mukuru akora muri CHK ari umuganga. rero natwe twaje kumva mu by'ukuri iyi nkuru twumva ukuntu uyu mubyeyi reba kuba yarabyaye umwana akamurera akamukuza akiga segonderi akiga n'andi mashuri yose kugira ngo agere kuri iyo level yo kuba umuganga, ariko kugeza izi saha abe yarirengagije nyina ngo nuko ngo abona nyine asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, ngo nuko asa nk'ingagi cyangwa se ngo nuko nyine ubona ni umuntu muri make. murabizi yuko muri no minsi cyangwa se no mu minsi yabanje hari ukuntu hajya haba ibirori hano mu mujyi wa Kigali ugasanga wenda umubyeyi ni umunyacyaro ni umuhinzi yishwe n'imyate wenda no gukaraba ntabyibuka akaraba rimwe ku cyumweru cyangwa se akazakaraba kuri Noheli, ariko umuntu yajya gukora ubukwe agahisha nyina ahubwo agashaka abandi babyeyi basa neza b'abasirimu bo mu mujyi, agashaka abamarene bameze neza akaba ari bo ajya kwerekana kugira ngo babafotore batazamwangiriza video y'ubukwe. rero nibo navuga ngo nicyo cyabaye kuri aba bana b'uyu mubyeyi. sinzi ukuntu iki kintu nakivuga mu by'ukuri kirababaje kandi agiteye agahinda. ngira ngo mujye mubonaho umubyeyi abyara umwana mu by'ukuri umwana akaza bisa nk'afite ikibazo cy'ingingo ku ngingo bigaragara bisanzwe cyangwa se akaza afite n'ikindi kibazo mu mutwe, ariko umubyeyi mu by'ukuri anambana umwana we akamukomeraho ndetse akemera agatanga ibyo atunze byose, agatanga imitungo ye yose ndetse akaba yanatanga n'ubuzima bwe, ariko kugira ngo umwana we abeho amere neza akire nawe ajye ku murongo nk'abandi bana. ariko birababaje kuba wowe mwana waravutse ku mubyeyi akaza kugira ikibazo nk'iki ngiki kandi yarakureze akagukuza ukagira akazi keza warangiza ukamwihakana. mu by'ukuri mu kiganiro cy'uno mubyeyi kari agahinda kenshi, byari ibintu bibabaje, ari nako asaba atakamba ngo buri muntu wese uzabona kino kiganiro mu by'ukuri azamugirira impuhwe, ariko cyane cyane asaba umwana we ko nagira amahirwe yo kubona kino kiganiro mu by'ukuri azaza bakaganira ndetse uyu mwana akaba yaca bugufi akemera ko yakosheje. rero mbere yuko nkomeza byinshi kuri no nkuru nkomeza mbanyuramo mu buzima burambuye bw'uno mubyeyi, ndagira ngo nshimire buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo wibuke gukanda subscribe kandi ukande no kunzogera kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ikiganiro ujye tubona notification yuko hari ikintu cyangwa se hari video cyangwa se hari inkuru dushyize kuri no channel yacu ku Ivuko TV.
ya rero nkomeje n'iby'iyi nkuru mwabonye nyine ko n'umubyeyi yitwa Nyirahategekimana Jacqueline no mu murenge wa Maranyundo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba. Mu by'ukuri no umubyeyi nawe wavutse mu bandi bana ndetse benshi, gusa avuka ise we ntago yabashije kumubona kuko yavutse abona arerwa na nyina, ariko ari kumwe n'abandi bavandimwe ndetse bo bakuru kuri we. Nyuma rero y'icyo gihe ngo yaje gufatwa n'indwara iteye ubwoba, indwara ya mugiga ngo ndetse n'iseru. Nyuma yo gufatwa n'izi ndwara iwabo ngo baje kumujyana kwa muganga baramuvuza biranga ngo aza gupfa. Apfuye nyine kwa muganga, murabizi iyo umuntu apfuye bamujyana muri morgue mu gihe abagitegereje umuhango wo gushyingura. Muri morgue yamazemo iminsi 3. Ku munsi wa 3 niho yazutse. Noneho mu kuzuka aza afite iki kibazo cy'imivugiraza, ururimi rwaragobwe, aza afite ikibazo cy'imyumvire nyine mu mutwe, ubona ko bitari normal, ubona yuko hari ibintu bitari ku murongo neza. Ikindi noneho aza n'isura ye yarahindutse isa nk'ingagi gutya muri kwibona ku mashusho. Ibyo rero bakimara kubibona abavandimwe be baramwihakanye. Umuntu yari asigaranye wenyine ubasha kumwumva ni umubyeyi we, niwe wenyine wari usigaye ubasha kumwumva. Muri ubwo buzima rero mu kubaho ameze gutyo, afite isura ngo ahura n'abantu bakamwirukankana bakamutera amabuye ngo ni ikinyamaswa, ngo ntago ari umuntu. Abaho muri ubwo buzima bubabaje abuteye agahinda. Abaho nyine nka wa muntu w'intabwa udafite umwitaho, kuko urumva yari umuntu nyine uri mu bavandimwe, ariko abavandimwe be baramwihakanye, batangiye kubona yuko nyine ari umuntu udakwiye kubaho, udakwiye kubana nabo. Rero mu kubana na nyina nawe yaje gupfa, urumva asigaye wenyine. Abavandimwe be baramutaye ndetse n'abana be, gusa muri icyo gihe ngo yari atarabyara. Urumva nyine abavandimwe baramutaye, asigaye wenyine. Muri uko kubaho wenyine rero ngo niho yahuraga n'abantu bakamuhohotera, bakamukorera ubugome, bakamukorera urugomo, bakamufata ku ngufu. Noneho nyuma ngo abaturanyi cyangwa se abantu batuye muri ako gace ngo baza kumenya yuko ngo buri muntu uryamanye nawe ngo amukuraho amahirwe cyangwa se amukuraho amashaba. Kuva icyo gihe nibwo yatangiye urwo rugamba rwo kurwana n'abo bantu bamufata ku ngufu. Yahura n'abagabo akiruka, yahura nyine n'abasore, bikaba ari urugamba. Atangira ubwo buzima bwo kugenda ahunga abantu, cyane cyane igitsina gabo. Hanyuma rero ngo mu kuza kubyara umwana wa mbere yaje guhura n'umuntu nyine umuntu yabonaga ari umuntu mu by'ukuri utamuhemukira, yabonaga ari umuntu wa hafi y'inshuti y'umuryango. Ngo umuntu amugurira inzoga, barasangira, ngo aramusindisha. Mu kumusindisha rero ngo nawe yaje kumufata ku ngufu, birangira amuteye inda y'umwana wa mbere. Nyuma rero urumva ko ubwo byaje kubwo buzima nyine aratwita. Igihe kiragera nyine nk'abandi babyeyi ajya ku gise arabyara. Umwana aramurera, aramukuza. Nyuma nanone undi muntu aza kumufata ku ngufu ngo amutera inda y'umwana wa kabiri. Abana mumva ko yaramaze kubyara umwana wa kabiri. Abo bana bombi yarabareze barakura ndetse bagera igihe cyo gutangira amashuri. Biga primaire, ariko bageze muri segonderi mu by'ukuri urumva ko ubushobozi bwe bwari bugoye. Yari wenyine, nta kazi kandi nta kintu kindi afite akora, nta bavandimwe afite, baramutaye baragiye. Aho rero urumva abana be bageze muri segonderi mu by'ukuri biragorana. Gusa ngo yaje kwegera ubuyobozi bw'akagari ndetse n'ubw'umurenge bamuha ubufasha kugira ngo bano bana be bige mu by'ukuri. Abana be bariga, segonderi barayirangiza ndetse bakomeza no mu yandi mashuri ya kaminuza. Kubw'amahirwe abana be batsinda neza, kuko umukuru ubu ngubu afite akazi gakomeye hano mu mujyi wa Kigali. Ariko ikibabaje kiri mwaho, ikintu kirimo giteye inkeke cyangwa se giteye agahinda,
ni uko uno mubyeyi atunzwe no gusabiriza, abayeho mu buryo bwo kujya gucumbika, kuko na ya nzu nyine yamusizemo nayo yarashaje. Urumva ye nta muntu wundi wari uhari ubasha kuyitaho, nayo yarashaje. Urumva rero kubaho ni ukujya gucumbika mu baturanyi, aho abaye gatanu naho bakamwirukana akongera akajya ahandi, kugera ubu ngubu batubwiye yuko aba mu gihuru, arara mu gihuru, ndetse nyine igihuru ariyo ntaho ye. Naho mu kurya ko ni ukujya nyine gusaba aho bihiye, cyangwa se abamuhaye ibibisi agashaka uburyo kiyaranja ibyo ahekenya, akabihekenya ibyo abona cyangwa se agashaka aho abitekera. Mu by'ukuri urumva ko ubuzima bwe abugoye. Gusa dukora kino kiganiro cyangwa se dukora ino nkuru, hari umubyeyi yavugaga yuko ubu ngubu ariho abaye acumbitse, ariko nawe akavuga ko atarimo kubiha icyizere ko bifite garanti yuko yahaguma, ko nawe ashobora kuzaba nka ba bandi bamucumbikira icyumweru kimwe, nyuma y'ikindi cyumweru bakamwirukana. Kuba ubu ngubu yatubwiye yuko nyine ngo atunzwe n'amafaranga 7,000 y'ingoboka ahabwa nyine kuri sako, nk'uko tubizi ko abantu bakuze cyangwa se abafite ubumuga hari ukuntu nyine umubyeyi wacu umukuru w'igihugu yagiye abagenera akantu kabafasha muri ubu buzima. Nawe yatubwiye yuko ari 7,000 abona akura kuri sako biza muri ubwo buryo nyine bw'ingoboka, ko ariyo mafaranga abasha kubona akamutunga, akaba yaguramo akenda cyangwa se akaba yaguramo utwo kurya. Akabone ko yatubwiye yuko abana n'uburwayi bwa diyabete, yatubwiye ko akanabasha kurya nyine ngo ari uturayi n'agaceri, nabyo nyine akabiriraho bitari mu munyu. Ariko none ikintu kibabaje muri aho ngaho, ikintu kibabaje muri iyi nkuru, ni uyu mwana we mukuru mu by'ukuri washatse agashakira hano mu mujyi wa Kigali, akagera ubwo abyara abana 6, ariko aba bana bombi uyu mukecuru cyangwa se umubyeyi akaba atarabona abuzukuru be mu maso, ndetse n'umukwe we mu by'ukuri umugabo w'uyu mukobwa we akaba atamuzi, akaba atazi ngo asati. Mu by'ukuri izi ni inkuru zibabaje, aho uno mu mwana ndetse n'uno mwana ari umuntu ufite akazi keza, akazi gakomeye, kuko yatubwiye yuko akora muri CHK ari umuganga. None ukibaza ngo koko umuganga, ko nzi ko abaganga ari abantu bagira impuhwe, bagira urukundo, ni gute yaba yarirengagije umubyeyi we ngo nuko afite iki kibazo, ngo nuko abana n'ubu bumuga tubona, kuko uramwumva mu mivugire birumvikana ko ijwi rye ritari normal, ndetse no mu mitekererezo yana yuko yego ni umuntu uzi ubwenge, yana yuko atekereza, ariko nyine hari akantu gatoya kaburamo. Kandi rega n'ihungabana ryo kuba warabaye igicibwa, ihungabana ryo kuba waranzwe n'umuryango, nabyo ubwabyo byatuma ugira ikibazo kandi nta kibazo wari ufite. Rero bantu mutwumva abanyarwanda, abantu muri ku isi hose aho muherereye, mu by'ukuri umubyeyi aratabaza kuri buri muntu wese ufite umutima w'urukundo, aratabaza kuri buri muntu wese ugira impuhwe, ko yamugirira ibambe. Mu by'ukuri yaba ari icyo afite yamufasha mu bundi buryo akamufasha, cyane cyane atabaza umwana we muri rusange. Arasaba umwana we kuko nibo azagira amahirwe yo kumva kino kiganiro, ngo azamanuke aze mu by'ukuri asaba uyu mubyeyi imbabazi, kuko uyu mubyeyi yarababaye cyane, yaramuvunikiye. kandi nawe mu by'ukuri utekereje, wowe uri kunyumva, wowe uri kumva iki kiganiro, ibaze kugira umwana ku gise, warabanje kumutwara amezi 9, ariko nyuma yaza gukura waramurwaniye ishyaka, ugashaka uburyo ki yakwiga ngo azakure yibesha umuntu mukuru, ariko we yamara kugera hagera akakwirengagiza ngo nturi nyina, aha kubonye ati uriya ni igisimba, uriya ntabwo ari mama, ahubwo ugashaka abandi bantu wiyitirira kugira ngo aribo bakubera ababyeyi. Kuko uyu mubyeyi yatubwiye yuko abana be hari abandi bantu biyitirira, akaba aribo bita ababyeyi. Kuko murabizerega n'abantu mujya mubona ubukwe bw'abantu batandukanye, yaba hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu zindi nce, aho umukobwa cyangwa se umusore akoresha ubukwe, ariko yatekereza ko nyina ari wa muntu wo mu cyaro, yatekereza ko se ari wa muntu w'umusinzi wishwe n'urwagwa,
akavuga ati bariya ababyeyi banjye ntago mu mafoto byasa neza, akigira inama yo gushaka abandi bantu bajya mu cyimbo cy'ababyeyi be kugira ngo amafoto ye aze kuba ameze neza, kugira ngo nibaza gufata video ize kuba imeze neza ikeye. Akirengagiza wa mubyeyi wamugiriye ku gise, wa mubyeyi wigomwe byinshi kugira ngo yige, wa mubyeyi wigomwe ubuzima bwe kugira ngo uyu mwana ase neza. Ibyo byose akabitesha agaciro, hanyuma agashaka undi muntu yambika ikamba ry'ishimwe mu by'ukuri nk'umubyeyi. Ngira ngo murumva ko ibi bintu biteye agahinda. Nk'abana se cyangwa nk'urubyiruko twagakwiye kwisubiraho, mwagakwiye mu by'ukuri kwisubiraho. Uyu muco wo guhisha ahashize hacu, uyu muco wo guhisha inkomoko yacu, umuco wo guhisha ku ivuko hamwe twaturutse mu by'ukuri ugacika ukavaho burundu, tukamenya ko ba bantu nubwo bashaje bazanye iminkanyari, nubwo barwaye imyate, ariko tukamenya ko ibyo byose byababayeho ari uruhare runini bari kugira ngo tube turiho tumeze neza. Ya rero uyu mubyeyi nyine murumva ko mu by'ukuri ni ibintu biteye agahinda, n'agahinda kenshi iyo muganira ndetse anyuzamo akanarira, kuko aba yibutsa uburyo cy'abana be yabavunikiye, ariko bo bakaba bari kumwitura, kumuhemukira, aho nta n'uwifuza guhura nawe. Ngo bajya guhura, ngo hari n'igihe bajya baza nyine muri izi nce z'icyaro, ngo ariko bajya guhura ngo yabona nyine yazanye n'abandi bakire bari mu modoka bagenda, ngo aba bana be bagakwepa bagacandi ngo kugira ngo hatagira umenya yuko uyu ari nyina. Rero njyewe ndatabariza uyu mubyeyi mu by'ukuri, reka mbwire byonyine uyu mukobwa mukuru ukora muri CHK, buriya abaganga uko uri kose ntabwo uri umuntu uciriritse, hari ubushobozi bundi ufite. Rero birababaje kubona umubyeyi wakwitangiye, umubyeyi waguhaye ubuzima kugira ngo ube uriho akanya nawe witwa umubyeyi, ndetse ugize mu bana 6 ufite n'umugabo, hari uruhare yagize kugira ngo ube uriho ugeze ahangaha. Rero ndagusaba ngo niba wumva iki kiganiro, ndagusaba ngo niba unteze amatwi, ngiye nkubwira ibi ndi kuvuga n'ibyo umubyeyi wawe yasabye, asaba yuko aho uri hose wazatera intambwe mu by'ukuri ukisubiraho, ukaza ukamusaba imbabazi. Ni amagambo umubyeyi wawe yasoresheje agirana ikiganiro na channel imwe n'umunyamakuru umwe witwa Akariza TV, ngira ngo nicyo kinyamakuru akoreraho. Ni amagambo yasoresheje mu by'ukuri ku kiganiro bagiranye, agira ati ndasaba umwana wanjye aho ari hose niba ari kunyumva mu by'ukuri aze atera intambwe anyegere amfashe, arabona yuko mu by'ukuri ndi mu bibazo, arabona yuko ngowe. Ndamusabye ngo aze ansabe imbabazi, twiyunge nanjye nongere mbe umubyeyi we, ndetse azane n'abana bandamutse nka nyirakuru, ndetse n'uwo mukwe nawe aze tumenyane. None yongera gusoza ikiganiro asaba abanyarwanda aho baherereye hose, ndetse n'abanyamahanga babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ko bamugirira ibambe bakamufasha mu by'ukuri, kuko ubuzima bayemo namwe murabyumva, ubuzima bwo kugenda usaba umuturanyi, ubuzima bwo kugenda usaba buri muntu wese ubonye mu by'ukuri, urumva ko bigoye. Niyo mpamvu yashoje ikiganiro cye asaba kugira ngo mube mwamuba hafi, mube mwaza kumugirira neza, mube mwamugirira ibambe, mubashe kumva mu by'ukuri ubusabe bwe, ndetse mube mubasha kumugirira impuhwe mu byo anyuramo byose. Ikindi yashoje iki kiganiro ashimira umubyeyi w'u Rwanda Perezida Paul Kagame, amushimira uburyo ki amwitaho akamumenyera, uno mushahara amuha w'ingoboka uramufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Niwe yifashisha yaba mu buryo bwo kurya, agize amahirwe akabona aho yihengeka ngo akaba yateka, mu buryo bwo kugura umwambaro, mu buryo busanzwe nyine murabizi yuko umuntu akenera ibintu byinshi kugira ngo abeho. Yashoje rero ashimira nyakubahwa umubyeyi w'igihugu cyacu, nyakubahwa Paul Kagame, mu by'ukuri ngo ari hose aramusabira imigisha.
ya rero nshuti bakunze mudukurikira mwebwe mubana natwe ndetse mwebwe mugira umutima w'urukundo, nizeye ko uyu mubyeyi muzumva iki kiganiro mukamufasha. Kandi reka nsoze nshimira buri muntu wese wakoze subscribe ku Ivuko TV, ari nako nibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore tujye turushaho kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ya rero nimero y'ino mubyeyi murayibona hano muri description y'ino y'iki kiganiro, muze kumuvugisha mu by'ukuri, mube mwamufasha, mube mwamutera inkunga, kuko muri ino si kugira neza tuzi yuko abihesha umugisha kuruta kugirirwa neza. Ya rero murakoze, ngewe wabagezaga iki kiganiro, ngewe wabagezagaho iyi nkuru yari God Kwizera, kandi nsoza nshimira Kariza TV show kuko iba yatembereye ikagera kure mu by'ukuri, ikamenya abantu nk'aba bababaye, ikaza ikabakorera ubuvugizi, ndetse natwe tuba turi hano kugira ngo izi nkuru z'abantu mu by'ukuri natwe turushe kuzamamaza ku bindi bitangazamakuru bitandukanye, maze ubuvugizi cyangwa se inkuru z'aba baba basaba ubuvugizi zijye zigera kure, kugira ngo mubashe kubuzibona ndetse mubagire neza. Ya rero cawu cawu, ngewe wabagezaga iyi nkuru nari God Kwizera. Bye bye, ndabakunda.